ngira ngo nagiye mbigarukaho kenshi ariko igihari kiri obvious umuntu wese arakibona. Icyabaye rero ni uko umukozi yaje ariko aza mu buryo muri analize zanjye navuga ngo asa naho aje niba nabyita guhatirwa cyangwa se kumuhabwa. Ubundi umuntu umuhaye inshingano ukamutora ukamusaba kugira aho akura umupira akawugeza ahandi, uba ukwiye no kumuha uburenganzira n'ubwisanzure bwo kuzana uwo bakorana mu bwumvikane, kubera ko nibwo imirimo igenda neza. Bisa rero naho perezida atarasobanukiwe neza umunyamabanga cyangwa se atari we wamwizaniye, ariko bidateye kabiri bananiranywe mu mashyi no mu mudiho niko babivuga. Imikorere iranga iyo makosa menshi cyane ku ruhande rw'umunyamabanga, ariko still kuko atari we wamuzanye yaramwirukanye aza kugirwa inama yo kuba amuhagaritse ntamwirukane. Nyuma y'iminsi 15 yari yamuhagaritse, asabwa kumugarura mu kazi nyamara we yari yamwirukanye. Urumva rero mu yandi magambo ni nkaho yahatiwe kumugarura mu kazi kandi yari yamwirukanye. Right, Jaras Official TV turabasuhuje, tubifurije kugira ibihe byiza, tubahaye ikaze ku biganiro tubagezaho buri munsi, yaba iby'imyidagaduro, yaba bishingiye ku butabera ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Uyu munsi ni umwihariko, tugiye mu mikino ariko irimo n'ubutabera, ariko ntabwo ari ubutabera burimo imikino, niho bitandukaniye. Jean Paul ndakwakiriye. Ubutabera nta mikino bugira. First of all, ubutabera ni ubutabera, ubutabera ni itegeko, ubutabera ni imboni ya bose. Urakoze cyane. Amakuru ni meza. Wemera ko hari ubwo imikino ishobora kuzamo hazamo n'ababounce aho ubutabera? Nta kibuga kiberaho imikino kitaba gifite abashinzwe umutekano. Egare guhungabanya umutekano ushobora kwisanga mu butabera, so nta kidasanzwe, n'ibisanzwe. Uyu munsi rero turi muri Urban Hotel, ahantu heza cyane ubona ko bavuguruye. Ndabona naho hari hoteli zose zavuguruye kubera Chogama. Nta mwihariko wa Urban, umwihariko nuko ariho Jaras ishinze imizi. Ariko ibindi bafite n'abakobwa beza noneho nababonye. Karasike n'inyobya. Umuntu w'umuvugizi koko. Paul navugurure, dukeneye abakobwa bambaye amamini beza. Harimo abitwa ba Daforoza, ba Dorosera, Avestina. N'uwari urimo witwa Liliane sinzi aho yagiye senyimubona. Ariko hoteli bikeneye kugira abakobwa beza, abasore b'abajene b'amafavore batari abage ariko b'abanyamugi. Aya n'abagende. Nuko washyiramo abapfumu kazana nka Rutango kamugira manager. Tanga rw'amaboko. Urabona nk'abahungu bameze nka barwatubyaye. Nka Risudi. Abara nka Risudi ari umuseriveri byaba ari bizima. Aho kumenya wasanga ari nabyo akora muri Amerika. Bonye nk'akazi muri hoteli. Aba yaba ari umutafu. Risudi ntumwibasi umuntu wawe. Ariko uki ukunda gutera ibibombe ku bantu asona. Nge wayobora tempo. Bashaka abantu b'abanyamugi. Sudi afite ukuntu aseka. Sudi twagendanaga afite record. Akantu kose kari amakuru. Kosha Sudi utari mu Rwanda ari guhomba cyane. Cyangwa zibere nka Ngoboka Korodora muzi bo kwisanga se. Nawe yashinze ikintu cyitwa TV. Korode ngo wagiye kuri Contact Live. Ngo akoraga ibintu bya gakondo, Remigo. Ashaka abanyarwanda bishatsemo icyongereza bikanga bavuga ikinyarwanda kirimo n'imigana akaba ariho interview. Bono murabizi ko yakubutse yo na Munyanshoza menya yarabahaye ama interview. Ariko nyine itangazamakuru niyo uhembwa miliyari kumbura mikoro. Honest tekereza ko Korode buri akeneye ama YouTube cyane. Kuko mbona afite aga studio abafite kamera nkenye. Ngoboka
ubukwe bwe twarihirenganye twagendaga amanywa nijoro sudi nuko nta muntu navuga atari umujyamirega wa mugani ni umureyo cyane niyo aje mu Rwanda nicyo kintu kiba kimushishikaje Ngoboka nawe niba ari uko yavuye i Burundi nawe afana APR Ngoboka yabanye imyaka myinshi itazwi we na Kabene harabanaga mu Biryogo ku mihanda ya street ntabwo babanye utararengaho ndashaka ko umbwira umwihariko kuko uravuze uti avuye i Burundi afana APR ubundi ako kantu kuko n'ubundi turi muri siporo hari umwihariko ujyanye no gufana donc urumva bavuga abareyo n'ab'Inyanza icyo kintu uvuzeho hari ikintu kibihuza urabona nko mu Bwongereza hari umuntu nubwo atabafana donc nubwo ikipe yabidatsinda ari mu mujyi we abayifana hano mu Rwanda icyo kintu kirakonta cyangwa ubufana buriza Rayon Sport usanga ifanwa abeshi nubwo hari n'abantu bavuye hanze bayifana usanga abantu benshi bayifana ari abanyarwanda b'imbere mu gihugu batavuye hanze batari abasopi bamwe bita abasopi mvuga ngo Rogene ni Igitarama i Muhanga i Kibungo ariko byagora kubona umuntu wo mu Ngagara mu Kinindo Ingozi mu Buyenzi ufana Rayon biragoye kubera iki ni igihugu cy'abanyamupira ni igihugu cyagize General Kazura akayobora federasiyo yavuye i Burundi ni igihugu kiba gifite abantu benshi bashobora gufana APR kubera impamvu imwe cyangwa iyindi meme bigasanga na APR kumva ngo ngewe ngo yavukiye ku Murendi ngo onkre ngo yayikinagamo okay reka namusuhuze umuvandimwe witwa Mudenge ufana Mukura kabisa nawe n'uw'igisagariyo ubu se koko hari JC adafanye Mukura yafaniye se niyo mpamvu cyakora ubwo niyo mpamvu na Samu afana Bugesera cyangwa ni Samu ashobora no gufana Mukura kubera ko ari umudemokrate cyane ari uwepfiriya ariko buriya nka Olivier Nizeyimana ushobora gusanga nk'umuryango we nawe ubwe ari umufana wa APR ukomeye ariko kubera nangiye kuvuga ngo indamu kubera nyine business ye yari yerekeje mu majyepfo byabaye ngombwa ko afana Mukura kugira ngo atere inkunga akarere ka Huye ariho business ye yubakiye cyane hanyuma biba ngombwa ko yifanira Mukura na yibera perezida ariko ushobora gusanga rwose Olivier ni inshuti yanjye bene turaziranye mu gentle ni umugabo ukiri muto muri kunywa nka wayini aba yatewe yagiye nifanira APR wanjye akantu uvuze bayinganegeze kukavuga aravuga ati ku mpamvu z'akazi fana APR kubw'urukundo mfana Kiyovu hari abantu uzi ku mpamvu z'indamu afana Rayon mani yagiye muri Nigeria abareyo barayagara David agiye gute muri Nigeria ajyanye na Rayon igihe Rayon Sport ikinaniye inyimba wahamagaye David yagiye gute muri Nigeria ariko yari yishyuriwe niba ari na haji niba ari ibintu by'imitwe bavuze ngo baramamaza nyine hari ukuntu David ni umunyamujyi David se yahise Kigali igimusiga kandi Derife yasigara ariwe media office nyine mureke buriya nka barisudi ni abantu b'abanyamujyi bashobora kubaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi irihe banga ubundi kuko nawe ni generation yawe kandi nawe n'ubo bose uri kuvuga abo bose nawe uri umunyamujyi ni irihe banga mukoresha honese ubu cyo kuzunguza Kigali katuvugisha ukuri nta gihe kinini gishize ubu se ndi media officer wa East African Business Council anyway congratulations uziko ko karu kuki ndi kukirengagiza muntu uzambura kuri Jaras 2-3 nzaba ndi muri East Africa nyine urumva ni ugutekereza cyane gukonveka abashoramari no gukonveka abantu muri East Africa ibi imiryango minini ushobora gusanga nk'ari nk'umutanzania cyangwa umunyakenya wajya guza gutumira RBA akabura n'umunyamakuru kandi hari Masantura ni inshuti yanjye Arudo nawe muraziranye njye ni inshuti yanjye noneho Arthur tujya duhurira mu nama zitandukanye kumubwira ko hari inama East African Business Council ihari mu nyungu za East Africa
ko dukeneye umunyamakuru wa RBA nka East African Business Council biroroshye. Murindabigwi Meyeri ni big boss, ni my boss. Philbert Girinema. Donc kugera ku munyamakuru ku nkuru za East Africa kuri nge biroroshye kuruta gufata umunyakenya nanjye kujya gutumira NTV ishane byangora mani. Ariko hari televiziyo bambwiye yitwa CNBC niba ari se yo muri Afurika y'Epfo ikorera ifite ishami mu Rwanda bakunda gukora kuri business. Nzafata umwanya mbasure, bashobora kuba bakorera Kacyiru. Ni ukumenya kwiyadapta man. Iyo ugiye muri ibi bigo udaturutse umwana w'ubunyambireri apo natinya ukagarutseho aho ntinyira amana narabana ngo ngewe ngo navukiye mu rurimi twarumenye dupfudikanya turarumenya, ariko nanone experience imyaka irakonta. Nk'umuntu uyobora East African Business Council afite imyaka 48. Martin Ngoga ni umuntu tuziranye, bazivamo tunamuhe Paul yabuze umwana mu minsi ishize ari muri EAC. Ariko ni gute ahubwo abanyarwanda nibyo Honorable Shutimana se yavuze ati kubera iki abanyarwanda badakompeta nabo bakirigite ku idolari. Nyine ni no kwiyadapta man. Mbwira umunyamakuru mu Rwanda natumira nkamubura, dushobora kumbwira ngo ntiyabonye ibi n'ibi ngiye kugutumira, ni ukugutumira nkabwira amasantura personal, ariko nkorereza ubutumwa bugufi yenda boss we cyangwa chief editor nkabwira nti mwakabyira Imana bya bindi by'abayobozi ba kera batatangaga amakuru RBA itaraza. RBA ikaba ikaza imbere ku isonga, ikaba hafi yawe ariko ikanaza imbere, apana kuza nyuma baniga baza ugira ngo baje nko gutera inkunga. Ntabwo bizabaho ngewe, nzatigita uko bizashoboka kose. Yes, rero burana babayingana n'abandi na ba Kastari ushobora kugera mu bintu bikomeye. Mudenge Jean Claude arihe Eddie Claude byose niki harimo Jean Mudenge wihuye niba umugiye ataragobetsemo Jean Jean yarayanze ayihinduza Eddie ariko ni Jean Claude Ndenge Ingoma, Jean Claude Mudenge, Jean Claude Kabengera, Jean Paul Nkundineza, amazina yo mu banyamakuru. Twagiye Kabengera kuyemo Jean ko semana yanjye Claude n'umwana w'umuganga se ni docteur n'abana bafite amazina barakomoka mu Kizuru. Ntabwo wamenye ubwenge bwa Claude waravutse ku mucuruzi. Mereye kuri icyo kiragano n'ubundi gihura n'abanyamakuru n'ubundi basa nkaho ari generation. Okay. Ofisi wamaze kuyibona? Kigali Heights muri etage ya 8. Arusha nkorera mu nyubako yitwa Mafawo Moro from Arusha. Muri Moro? Mafawo Moro irarusha katikati. Uranjijishije po? Ikiganiro kirayobye. Usko shatse nabi iki kiganiro cyangwa nka kiryoshye. Bode twaje tuje muri sport. Business jite. Twatiri gukomoza kuri poste yawe ariko reka duhite tunakijyaho poste. Reka ahisha ibikoresho pakuye mu hambere. Ntabwo mwajya kuri tari mwiza ari mu bantu bagihemberwa mu isogisi. Agomba kuba yafite cyangwa ngo batiriye. Yewe jarase babwira yenda abandi bazajya bankaranga nimbatumire jarase ninyitumire ikabizana sha nzaba mbona ko mwashyize inyungu zanyu imbere. Umusekeze cyangwa igihe na igihe nyine ibinyamakuru byose Bwiza nyine Bwiza kunanije wabyakira ute? Ntabwo Bwiza yarananije wa hari inkuru nakuye Buganda ati oya ati nabimenya ati wakomeye turayampa mbere nta nkuru yaciyeho. Ahubwo ngewe shash miki tuzaguruka aho fete imwe mu mpamvu ishobora gutuma wahabwa akazi ukayobora abantu runaka. Nk'urugero kujara abanyamakuru ba showbiz wabiyoberwa wabinanirwa cyangwa ba YouTube. Umuntu agutumye aba YouTube 5 ikibi cy'amakamera ujanye 10 bahita baba 20. Niyo wateguye bijende y'amadolari 20 byose ukagenda waha amadolari 10 kuko wazanye 10 yego ubwo ni miliyoni yateguye cyangwa 200 ugasanga umuntu atwaye 30 cyangwa 20 kubera ko nyine barabizi neza ko
kujya kwa Sena Gerard nkamubwira muze kugira ngo agashya nk'ubu hari ikibazo gikomeye sere ntabwo ari ukwamamaza ariko nibishaka bizavemo cyangwa bizagumemo ariko bishobora kugumamo mu nyungu za Jaras kugira ngo Sena Gerard nitumwaka ikiganiro tuzanabihereho. Iyo ngiye Tanzania barambwira ngo ukumbuka gashya kumbuke Kabanga man ibihugu nta rusenda bigira nta fromage bigira donc nka Sena Gerard yakora n'abandi bacuruza kumwinjiza muri South African Business Council bimworoheye cyane kugira isoko kugira Sena Gerard Dar es Salaam Sena Gerard Arusha Sena Gerard Mwanza kandi bikagura amarembo ye. Ubwo hari n'abandi nta Shema Fabrice afite ibintu y'imporota bijyanye n'imiti. Aba businessman bo mu Rwanda iyo bumvishije East African Business Council bumva Karera bumva bamakuza bose nyine bumva abantu banini Rwanda fomo na Bralirwa n'ibiki ariko ntabwo ariko bikwiye kugenda. Aho rero niyo mpamvu ndimo kugira ngo byibura tubakonveke tubicije muri media banamenya agaciro. Wese wari uyizi iyo ntayijyamo watumye nyimenya ariko yajyanye Kevin Bugande unshura yambuka adateje kuko nyine yari muri timu yacu nyine urumva ibituma unafunguka burya na za shoro zose najyaga Kongo DRC nibyo byabaga byanjyanye twagiye. aha hanyuma rero ngira ngo nkuko nari mbikomojeho mpera ku kiragano cyangwa se generation abantu twavuze mu mazina ntago ari ukubibasira byihariye ariko nzi ko ni generation ya Jean Paul yo wenda uretse kuvuga ngo ya Jean Paul ni na generation y'abantu bakuru muri media bivuge gutyo donc n'abasiniya mbikomojeho n'ubundi ngira ngo twitse kuri kino kibazo kiri kuvugwa muri Ferwafa ni ikibazo n'ubundi cyatutumbiye mu itangazamakuru ko wenda iyo kitanyura mu itangazamakuru ageze tutari kukimenya by'umwihariko ndapointinga kuko nzi ko ushobora kuba ufite ukuziranye n'uwo muntu. Hari umugabo w'umunyamakuru mugenzi wacu ndanamusuhuje ndananye ndumufana witwa Sam Kalenzi ni umwe mu batunzwe agatoki ubwo yakomozaga kuri iki kibazo ariko kandi Ferwafa nayo iri involve warayisuye cyangwa se wageze kuri ofisi ya Ferwafa. So icyo nibaza nyuma yo gusura Ferwafa ntubone interview wabuzi ibyisaga uko bimeze amakuru urayafite bimeze bite ubwo impamvu nkomoje ku munyamakuru ku giti cye nuko wenda atari uko akora wenyine akorana na Aimé akorana na Regis ariko wumvaga ari ufite ubwino bw'iyi case. Reka ibyacu natatwitaba turakoresha ikindi ubundi buryo dufite Sam Karenzi iki kiganiro azakireba natitaba turakoresha ibyo twavuganye mbere buriyo mbimenye na mu gitondo SG wa Ferwafa ibyo twavuganye nkabimuvugisha na moto. Yes Mr. Sam akumva neza ikaze mu kiganiro cy'umwihariko tunarimo icya siporo nubwo twikije kuri siporo abizi ko mba mu butabera ariko siporo idafite ubutabera nayo yabipfuye niyo mpamvu yambona ku kibuga haba hari abashinzwe umutekano kuri match yose. Sinibuka itangazo rya Ferwafa bandikiye polisi bayisaba abapolisi mu mikino yari igiye guhuza amakipe yo mu cyiciro cya kabiri babasaba abashinzwe umutekano. Ikaze ku nshuro ya mbere mu kiganiro cy'umwihariko Jaras Official iguhaye no mu bindi binyamakuru nkorera nk'umunyamakuru wigenga. Ikaze. Urakoze cyane Jean Paul urakoze cyane ndabashimiye. Tutumiye muri iki kiganiro nemera kwigira ku munyamakuru mukuru sinemera kuvuga ibyo ntazi aho nduta yari amategeko mpamagara umunyamategeko yari siporo nkahamagara umerita siporo kundusha. Hashize iminsi itari mike yahereye ku bantu ku magurupe mu tubari n'ahandi hahurira abantu benshi bavuga saga cyangwa se umwotsi watutumbaga mu nzu y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru Ferwafa irimo amakimbirane ajyanye no kutumvikana hanini. Iyo nzu irimo abayobozi ntawumaze byibura umwaka ayiyoboye yaba ari SG yaba ari Perezida Nizeyimana Olivier. Mu by'ukuri ni iki kiri muri Ferwafa kiri gututumba
nihatabamo izindi mbaraga z'umurengera birumvikana iyo byakomeye bijya muri FIFA no muri CAF mbere y'uko bijyaho uyu muriro n'uwuhe ngira ngo nagiye mbigarukaho kenshi ariko igihari kiri obvious umuntu wese arakibona ni umunyamabanga ubundi normalement Ferwafa uko iteye igira komite nyobozi itorwa n'abanyamuryango bayo iyo komite nyobozi rero ishyiraho nayo abakozi bashobora kuyifasha mu mirimo yayo ya buri munsi kugira ngo ibafashe kugera ku ntego cyangwa se ku byo bemereye ababatoye kubera ko bose n'abakozi bahoraho basiyeje rimwe na rimwe kwiga ku bibazo cyangwa se no guha umurongo ibijyanye na football ariko haba hari abakozi bakora muri ofisi ku buryo buhoraho bayobowe rero n'umunyamabanga birumvikana rero umunyamabanga ni umuntu ukomeye kuko niwe uba uhagarariye komite executive niwe uba uyoboye abandi bakozi bayikorera icyo bisobanuye nuko aba ari umukozi wa komite executive ya Ferwafa icyabaye rero ni uko umukozi yaje ariko aza mu buryo muri analize zanjye navuga ngo asa naho aje niba nabyita guhatirwa cyangwa se kumuhabwa ubundi umuntu umuhaye inshingano ukamutora ukamusaba kugira aho akura umupira akawugeza ahandi uba ukwiye no kumuha uburenganzira n'ubwisanzure bwo kuzana uwo bakorana mu bwumvikane kubera ko nibwo imirimo igenda neza bisa rero naho perezida atarasobanukiwe neza umunyamabanga cyangwa se atari we wamwizaniye ariko bidateye kabiri bananiranywe mu mashini mu mudiho nuko babivuga imikorere iranga iyo makosa menshi cyane ku ruhande rw'umunyamabanga ariko still kuko atari we wamuzanye yaramwirukanye aza kugirwa inama yo kuba amuhagaritse ntamwirukane nyuma y'iminsi 15 yari yamuhagaritse asabwa kumugarura mu kazi nyamara we yari yamwirukanye urumva rero mu yandi magambo ni nkaho yahatiwe kumugarura mu kazi kandi yari yamwirukanye abamusabye rero kumugarura urumva bavuga ko atamugaruye yaba basuzuguye kubera ko ariko babishaka kandi ari abayobozi bakuru ariko nawe akavuga ko kumugarura atamushaka nawe ni ukumusuzugura cyangwa se no kumusuzuguza uwo yita umukozi muto wakabaye ari umukozi we urumva rero ni aho ngaho umwuka mubi ushingiye kugeza ubu umunyamabanga yaragarutse ariko asa n'aho agarutse ubu ngufu kuko perezida yashatse kwegura ariko nabyo ntiyabyemererwa yagumye mu nshingano ariko asa n'aho ari baringa atishimiye kuba hari ibyo rero iyo bimeze gutyo ubwo birumvikana nyine umupira niwo uhababarira iterambere rya siporo niryo rihababarira ibyo rero nibyo umuntu aba agarukaho ko bidakwiye kuba bikorwa gutyo niba mbyumva neza yaherekeye si ugutukana nitwararika cyane mu kinyarwanda ariko umuntu mukuru arabyumva ntabwo ari ibiganiro bikurikirwa n'abana n'umwana ntabwo akurikira bino cyane yahekeshejwe inyonjo ku ngufu nta ruhare yigeze agira rwo guprepara umunyamabanga ngo avuge ngo uyu ni wo wanjye ntabwo ariko byagenze iyo biza kugenda gutyo bari gukorana neza burya umuntu yakwizaniye niyo wamunanira areba uburyo akugoragoza akarwaza ariko ntasobanura ukuntu waba wizaniye umuntu wamwizeho wanamutekerejeho nyuma y'amezi 3 gusa nyuma y'amezi 5 6 mukananirana biba bivuze ngo ntabwo wari umuzi wari umuzaniwe ariko ikibazo si n'icyo umuntu wese wenda yakosa yagira ariko niba umuyobozi wa Ferwafa agaragaje ko atiteguye gukorana n'uwo munyamabanga ariko nabyo ntabyemererwe aho niho hahita haba ikibazo niba abona we bidashoboka ko bakorana kandi akaba agikenewe nka perezida wa Ferwafa ubundi mu nzira nziza yari kwemererwa gushyiraho kubikora uko bishaka yatora mu bandi bakozi bahari yakwangaje mu bandi bari hanze ariko akemererwa gukorana n'umuntu mu mwuka mwiza bumvikana
afiteho autorite, kuko ntabwo ushobora guhatira umuntu gukorana n'umuntu, icyo gihe atakaza autorite. Ubu uyu munsi ni ukuvuga ngo niba Besigye afite ijambo ashobora kugarurwa mu buryo yagaruwemo, nyamara perezida atabishaka, icyo bivuze uyu munsi uvuze ngo ndiwe uyoboye federasiyo n'abamwohereje ntabwo waba utandukiriye. wabivuze mu kanya ko byica umupira w'amaguru ku rwego rukomeye. Urabona iyi Rwaserera ko inzovu ziri hejuru ziri kurwanira mu kirere, ibyatsi ni abafana, ibyatsi ni abakunzi b'umupira w'amaguru, bigiye kwangiza iki ku mupira w'amaguru hano mu Rwanda? Ibyo kwangirika byo bigomba kwangirika, kuko urumva niba aribo bashinzwe kumenya iby'umupira, kubitunganya, kubishyira ku murongo, uyu munsi bakaba bari muri Rwaserera, bamwe barafunze, shampiyona isigaje ukwezi ngo cyangwa se kurengaho gato ngo itangire, niba kuko bivugwa, ariko byifuzo ko yaba mu kwa munani. Umukozi wakabaye ategura karandiri yarafunze, umunyamabanga wakabaye abishyira ku murongo ari muri ibyo bibazo. Urumva umupira urahangirikira, kuko ubu deja perezida Olivier yari amaze umwaka atowe, igiye kugera, wakabaye dutangiye kuvuga ngo ese umusaruro tumwitezeho, dutangire turebe ko arimo awugeraho mu gihe cy'umwaka. Niba rero ari muri ibyo ngibyo, biragoye ko ejo wamubaza ngo ese bigeze hehe, ibyo watwemereye bimeze bite, ndavuga abanyamuryango, nyamara yibereye muri izo ndoro. Umupira ni ikintu kimaze gutera imbere ku rwego rundi, yaba mu bucuruzi, yaba mu miyoborere yawo, yaba mu buryo bwa buri munsi. Management y'umupira ni ikintu gisaba abantu bari concentré, babifitiye umwanya, babishyizeho umutima, barimo babikora. Mu gihe rero batari kumwe, batumvikana, bari muri yegeregere hasi hejuru, biragoye ko wakexpectinga umusaruro ku iterambere rya football. Ntaribagirwa mu byo gufunga, twibutse abanyarwanda ko hafunze Java n'uwitwa Nzeyimana Felix. Yewe nk'umuntu wo mu gice cy'ubutabera maze iminsi, ntabwo mvuga ngo maze iminsi mbirukaho, kuko bakurikiranweho ibyaha bisanzwe, nta nubwo bari kwigusha abandi, ariko maze iminsi mbaza mu rukiko bazaburaniramo, ahubwo muzanabwira abanyarwanda, bazaburanira mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge ku itariki itaramenyekana. Ariko kandi mu minsi ishize bari batangaje ko bamaze kuregerwa ubushinjacyaha, procedure y'ubushinjacyaha ubundi ntibikwiye kurenza iminsi 5. Mwebwe muba muri siporo umunsi ku wundi, muzarebe iminsi RIB ikwiye kubamarana ni 5, ubushinjacyaha 5. Muri iyo minsi 5 bakaba baregeye urukiko rugashyiraho itariki yo kubaburanisha, ifunga n'ifungurwa, niba ibyo baregwa batabyemera basaba kurekurwa by'agateganyo, ubundi bakazaregerwa mu mizi. Muzarebe iminsi bamaze, ku buryo umuntu yakwinjira noneho muri investigative story agashaka abavoka, no mu bushinjacyaha bavuze dosiye iri, ku buryo umuntu yamenya ese aba bantu umushinjacyaha ashobora kubarekura mu buryo bw'ibanga, akababwira ati mugende muceceke, kuko ntimujye muri media, kuko wa mugani uvuze amarushanwa, kandi Nzeyimana ategura amarushanwa kuko yari ashinzwe amarushanwa. Ntimujye muri media, cyangwa se tubategetse ko muzajya mwitaba buri wa gatanu mbere y'uko baregerwa urukiko mu mizi. Icyo cyo muzakireba. Hanyuma ngira ngo nariteganyije ko baburana uyu munsi ku ifungwa n'ifungurwa, kuburana za 30 jours, kuburana uri hanze cyangwa ufunze. Urukiko mwari mufite byaje gusubikwa, ubwo wenda tuzamenya. ntabwo mwari mwamenye urukiko bagombaga kuburaniramo se? Oya, ntabwo. Icyo nzi ni uko bari bafungiye Nyamirambo, hano kuri Lagarete, sinzi uko iriya ni sitasiyo ya Nyarugenge. yes. Mu mategeko ukuntu bigenda, ahantu umuntu yafatiwe, ifasi yafatiwemo cyangwa ifasi yakorewemo icyaha, reka twifashishe nka Jado Castar.
ibyaha yari akurikiranweho byabereye muri Gasabo kuko ni imikino yaberaga muri arena, ikindi atuye muri Gasabo niyo mpamvu yaburaniye Gasabo. Aba bagabo nka Felix ashobora kuba atuye i Gikondo kandi fasi yagombaga kumuburanisha ni fasi ya Nyarugenge. Ibi bintu ni byo mu mategeko ntabwo biri bizasubukura itariki 12 z'uku kwezi kuwa kabiri. ababuranira ababahagarariye mu mategeko bavuze ko batiteguye. Okay, birumvikana ni dosiye nzamenya uko bizagenda. Okay, ni dosiye ziba ari nini byibura hari agacu kavuyeho gatoya. Icyanyuma twitsamo gatoya ko iyi mijugujugu iri muri Ferwafa yatewe n'inda nini, yatewe n'umuntu ku giti cye waje akabura icyo atora n'icyo ahitamo. Ferwafa ivugwamo amafaranga. Muhire SG ntabwo twinjiye mu buzima bwite, ariko ni inshuti yanjye nk'umunyamakuru cyane kurusha nk'umuyobozi. Olivier nawe ni umunyemari fata nk'umu businessman kurusha umuyobozi. Ni ikibuga bose bahuriyemo ari abadira basanzwe mu by'ukuri nk'ubwino cyangwa se inkuru nk'izo ubundi ziba zicukumbuye. Gitera ni iki? Ibi bintu byaturutse ni inda nini, ni amafaranga menshi, ni ikihe kibazo cyateye? Siko mbitekereza, ngira ngo Olivier aza kuyobora Ferwafa, abantu bose baravuga bati birashoboka ko wenda abagiye bamubanziriza bagiye bananizwa nuko babaga ari abantu bafite ibibazo by'amafaranga wenda se kuko harimo amafaranga menshi, batarihaza mu biribwa ariko bari kumvuga, bigatuma wenda bibatera imikorere mibi. Ariko Olivier ubona ko ari umuntu waje ibyo bibazo yarabikemuye by'amafaranga, nta kibazo afite, ntabwo yaje ararikiye amafaranga yo muri Ferwafa. Yewe kugeza ubu ku ruhande rwe nta n'ikibazo kirabaho, ariko ku ruhande rw'umunyamabanga we ubona ko amakosa menshi yagiye abaho yari ashingiye kuri deal nk'izo zimvolvinga amakontra, zimvolvinga amafaranga, zimvolvinga ibintu nk'ibyo nyine byerekeza kubona amafaranga, ukabona niho ikibazo gishingiye. Hanyuma wenda nyuma ye kuba we nk'umuntu yakora ayo makosa si n'ikibazo, n'ahandi bibaho umuntu agahindurirwa imirimo cyangwa se akirukanwa, ariko noneho impamvu yo kumukomeraho yo ndiyo wakwibaza ukavuga uti kuki abandi bantu banini bashobora guhaguruka bagahagarara ku muntu ufite amakosa? Aho niho umuntu wese wenda yibaza, ariko hashobora kuba impamvu nyinshi. Hari uguporoteje ayo makosa wenda kubera ko hari aho ahuriye n'abo bayobozi, hari ukuvuga bati uyu muntu nubwo amesinze, nubwo yitwaye nabi, ariko tugomba kumuhagararaho kuko nitwe twamuzanye, feriya yabo ishobora kugaragara nka feriya yacu, so tugomba kumuhagararaho. Hari nepotism nayo ivugwamo kuba ari ikimenyane cyangwa se icyene wabo. Hari impamvu nyinshi zishobora kubitera, ariko muri rusange icyo umuntu yavuga ni uko inzira byaba binyuramo kose yose ni ibibangamira iterambere rya siporo. Ari nayo mpamvu abantu bahaguruka bakabivuga bakabitangaza kugira ngo abantu barebe ko mu nyungu rusange z'igihugu za siporo y'u Rwanda wenda byazagenda bicika buhoro buhoro bigashiraho. Umuti urambye ni uwuhe ku buryo twavuga ngo ni amateka? Umuti urambye ni ukureka abayobozi bakisanzura, bagashyiraho abo bumva bakorana neza mu bwisanzure, hanyuma bakabazwa umusaruro nyuma. Nibaza ko n'ahandi hose mu bihugu n'umusaruro duheruka muri football hano, reka bariyo mvugaho, tuheruka igihe abayoboraga Ferwafa bari bafite ubwisanzure mu kwifatira ibyemezo, mu kwishyiriraho abayobozi. Icyo gihe football wabonaga hari iterambere. Twagiye mu gikombe cya Afurika tuyobowe gutyo, ubona umuyobozi uhari afite uburenganzira n'imbaraga zo kwifatira ibyemezo. Tujya mu gikombe cya Afurika, nyuma ye twagiye mu gikombe cy'isi 2011 cyabereye muri Amerika y'Epfo, ngira ngo muri Brazil, muri Mexique mbabarire. Twagiyeyo nabwo Ferwafa yari iyobowe n'umuntu nk'uwo,
ufite uburenganzira n'ububasha bwo gufata ibyemezo uko abyumva n'uko abishaka atarinze kugisha inama ngo agire uwo abaza. So nibaza ko abayobozi bahabwa kuyobora umupira mu gihe bazaba batisanzuye, batifatira ibyemezo, badakora ibiri mu bubasha bwabo, kubabaza umusaruro no kubabaza iterambere ry'umupira, tuzaba tubarenganyije. Igihe bazisanzura bagahabwa uburenganzira n'ubwisanzure buhagije bwo gukora ibintu uko babibona, mu gihe bazabibazwa, nibwo nibaza ko twagexpectinga ko umusaruro uzaboneka, wenda ari iterambere rya football na siporo muri rusange rikaboneka. Mu mugenzi wanjye dukorana mu kiganiro kimwe yahereye karamanika amaboko, arashaka kukubaza ikibazo kimwe gisatira icya nyuma. Nta kibazo. Sam, mwiriwe neza? Muraho neza. Nitwa Jarasi. Ikibazo cyanjye nshaka kukubaza kiroroshye n'ubundi, ndakibaza nk'umunyamakuru w'imikino. Influence ya ministeri ni Ferwafa. Kuri wowe uyivugaho iki muri make? Kuko uravuga uti mu gihe cyose Ferwafa yaba igifite inzego zi influence, ministeri rero nayo ni urwego, uyivuga iki? Kuko kimwe mu bintu bikunze gukemangwa, nk'urugero hari nk'abavuga bati ni gute umutoza w'igihugu Amavubi arukwiritwa na Ferwafa ariko agahembwa na ministeri, donc bikamera nk'aho ari inzego n'ubundi ebyiri zimeze nk'aho zihanganye kwa. Kuri komisiyo ivugwamo hagati y'umuntu wabahawe akazi muri Ferwafa, icya 10 ajya gutura kitazwi uyu munsi niba gitanga official cyangwa bitari official. Ibyo byo ni speculation, ntabwo ari ibintu wagenderaho. Ariko ikibazo Jarasi yarabajije gifitanye isano n'ibyo nari maze kuvuga. Ubusanzwe ministeri n'urwego rwa leta ni ubundi rushinzwe guha umurongo siporo, imirongo migari, gushyiraho imirongo migari ya siporo aho biri ngombwa, ikanafasha mu bijyanye n'amikoro, kuko nk'ikipe y'igihugu nubwo umupira ari uwa Ferwafa inigenga, ariko ikipe y'igihugu yambara ibendera ry'u Rwanda, so ntabwo ishobora kwigenga 100%, kuko ishobora kugenda ni urugero igatsindwa ibitego 100, icyo gihe bivuga ko ari u Rwanda rwatsinzwe ibitego 100 rwambaye ibendera ry'u Rwanda. Ntabwo rero wareka 100% ngo uterere iyo ikipe y'igihugu ko umupira ari uwa Ferwafa. Ariko minisiteri cyo ubundi mu nshingano zayo ni ugushyiraho iyo mirongo migari, ni ugushyiraho uburyo bw'iterambere cyane cyane bahereye mu bana n'iki byose, n'ubundi bufasha nk'ubwo guhemba umutoza w'ikipe y'igihugu, guhemba directeur technique, gutanga ibisabwa ku ikipe y'igihugu byose. Ariko iyo bigeze mu bijyanye na tekinike n'imikorere, kirazira ko minisiteri yivanga mu mikorere ya federasiyo. Kirazira ko minisiteri ariyo ishaka gushyiraho umukozi runaka. Kirazira ko minisiteri ireba ibiri tekinike ku bijyanye n'abatoza b'ikipe y'igihugu, yabo bakuru yabo bato, akaba ari ishaka gukora evaluation no kugena utoza, kandi bo inshingano zabo ari ugufasha mu bijyanye n'amikoro. Ibiri tekinike bireba Ferwafa. Niba ari umutoza w'ikipe y'igihugu, evaluation ikorwa na Ferwafa, akavuga ati uyu mutoza turabona umusaruro atari mwiza, twamuhindura. Ariko iyo minisiteri ishatse kuba ari ishyiraho umukozi, umutoza utoza abakuru n'abato, ari ishaka gushyiraho directeur technique, ari ishaka gushyiraho umunyamabanga wa Ferwafa, kandi ari umukozi wa komite executive, aho niho haziramo rero kugongana. Ferwafa ikenera ubwisanzure. Byagiye bihinduka ku ngoma ya Infantino, ubundi mbereho byafatwaga nk'icyaha gikomeye ku gihe cya Sebrateri. Kuba minisitiri urwego rwa leta rwakwivanga mu miyoborere ya federasiyo, igihugu cyarahanwaga. Byari binamenyerewe, ariko ubundi nibyo byakabaye birimo bitubaho. Icyiza ni uko minisiteri yakora izo nshingano zayo, igatanga umurongo mugari w'iterambere rya siporo na football by'umwihariko, ariko igareka abayobozi ba Ferwafa batorwa n'inteko rusange bakisanzura mu gufata ibyemezo, mu gushyiraho imikorere cyane cyane ku biri tekinike. Hanyuma ngewe rero ikibazo cya nyuma ndi busorezeho, kugira ngo wenda ngo Jean Paul agusezerere kuko niwe waguhamagaye.
ndasoreza ku kibazo n'ubundi kijyanye na assemblée générale. Ni ikintu n'ubundi cyagarutsweho ubwo twageraga kuri Ferwafa, bati turi mu nama itegura assemblée générale, bamwe bati ni inama n'ubundi perezida agomba kweguriramo. Uri umunyamakuru w'imikino, uri umunyamakuru w'ubwino, niko ubyumva, niko ubyegispektinga ukurikije intervention yabayeho nyuma y'uko perezida ashatse kwegura? Urabona bishoboka ko afite amahirwe yo kubikora, cyangwa ntibigishobotse ukundi ni ukwiyakira kwa Olivier nyine akemera agakorana na Ali? Donc nsoreza aho ngaho, ishusho uri kubibonamo muri rusange, ni uko Olivier yemera cyangwa aragira aho yegure, cyangwa Ali donc ndashaka ngo ubivuge ugendeye kuri icyo kintu n'ubundi cya assemblée générale. Kuri assemblée générale mu rwego rukuru rw'umupira ni rwo rushyiraho abo bayobozi, rero rufite n'ububasha kuri umunyamabanga. So ni bya bindi by'uwahiriye mu nzu ngo utabura hapfunda imitwe. Nyuma y'uko bigaragara ko Olivier we nkawe kwegura muri Ferwafa bidakunda, kubera ko yategetswe kutegura, nibaza ko abanyamuryango ba assemblée générale baravuga bati okay, uyu muntu se nubwo yabujijwe kwegura koko aracyafite ubushake bwo kudukorera ibyo twamutoreye, ndetse arimo arakorera mu mwuka mwiza wo kuba yateza imbere umupira. ku bwacu nka assemblée générale turi benshi, sinibaza ko minisitiri yadukontorora cyangwa se n'undi uwo ari we wese. ubundi turi urwego rwigenga dushobora kwifatira ibyemezo, dufite ubushobozi bwo gukora mu bundi buryo tugakuraho icyizere uyu muperezida witwa Olivier, n'ubundi we wabujijwe kwegura ariko wahagumye bisa n'aho ari ku gahato. turabona nta cyerekezo tubona cy'uko yateza imbere umupira. So ni ubundi buryo bwo kuvuga ngo katwitabaze, katubikore twebwe nk'inteko rusange tumweguze, tumwirukane, kuko we kwegura byananiranye n'ubwo aribyo yifuza. Ni ukuvuga ngo mu magambo make uko ubibona, urabona assemblée générale igendereye kuba Olivier n'ubundi agomba kweguzwa? harimo bamwe mu bamambure ba assemblée générale barimo babivuga batyo mu makuru ariko y'ubwino. Yego, bati n'ubundi dufite ibyo turega iyi komite, abanyamuryango basabye ko bijya ku murongo w'ibyigwa, harimo ibyo by'amasezerano ya RB yo kwerekana imikino, birimo ayo masezerano y'amasita, birimo abayobozi bagiye basuzugurwa mu bihe bitandukanye. So turifuza ko mbere y'uko inteko rusange itangira hazabanza gukorwa icyo nakwita nko gukuraho icyizere abo bayobozi. Kuri Olivier rero bibaye byaba ari bya bindi byunyerera ahamanuka akagerayo vuba, kuri we byaba ari amahire, baba bamwihutishirije, baba bamufashije ibyo yifuza, baba basunitse uwunamye, niko navuga. ariko bya bindi ngo wagutsinze ntawe yagiye, nabo ibyo bavuga, ariko twagiye tubona kenshi izo nteko rusange zitifatira ibyemezo, zidafite ubwo bubasha bwo kugira ibyo zikora, ahubwo haba izindi influence. ntabwo wakwizera ko nabo babishobora. ni ukubitega amaso tukareba aho byerekeza. biranashoboka ko uwo munyamabanga yakwiyunga na perezida, bakongera bagasubira mu mwuka mwiza, ahabaye amakosa hagakosorwa, bakongera bagakorana ku nyungu z'akazi. ntabwo there is no permanent enemy muri mikorere na politiki. njyewe byari ibyo ngibyo ibibazo. reka ngushimire n'ubundi nk'umuntu twavuganye, nkunze kubona comment zimbwira ngo Jean Paul na Sam abantu bamena imiceri. Jean Paul yansoje iminota 2 none iminota 2 ntabwo ibaye 2 y'abanyarwanda, ariko ntabwo ibaye 2 y'abanyafurika. ariko buriya after Chogamu turi muri Commonwealth, buriya 2 izajya 2. arakantu ngiye gusorezaho ni agasero gakunda kuvuga, umuriro uri muri Ferwafa hapo natinya ogopa. ariko buriya Olivier akorera business hanini iba mu majyepfo, asanga ku musozi wa Mukura ashaka kujya ku mutumba akamanuka akagera mu kibaya,
twizere ko inama uko izaba icyifuzo cya benshi ni uko umupira twifuza kuba umupira nyine kandi niyo siporo iryoshye ku isi rwose. so reka tugushimire ikiganiro cy'umwihariko gitunguranye kitateguwe iki ndatekereza ko ni cyiza cyane turatekereza ko byanze bikunze nyuma ya General Assembly yapfa itapfuba tuzagushaka twaza mu Bugesera twaza ku kazi tuzagushaka tuganire byimbitse ntabwo ngituye mu Bugesera heruka inzira muke nta kibazo aho utuye tuhihorere ariko uko biri kose tuzaza tuganire duciringe tuganire ariko okay. Mr. Sam Karenzi umunyamakuru w'imikino kuri Radio Fine FM ndetse n'imbuga nkoranyambaga zanyu zose reka tumushimire umwanya muduhaye mu kiganiro cy'umwihariko tukoranye ndabashimiye cyane namwe murakoze cyane impamvu twibanze kuri Sam wenda ni umwe mu bagerageje kugaragaza uko ikibazo giteye ariko n'ubundi tugize amahirwe agisubiramo uravuze ngo tuzakora mene ibyo mu nkiko no mu bantu barambwiye bati Sam Karenzi Jean Paul Nkundineza niba afite ijosi ry'icyuma kuki badatinya ko anytime ntabwo ndi ishami ubwo bivuze ko ndabizi ubwo wabita ubikoramo titire ngo niyo napfa nabasize imbuto oya donc ntabwo umuntu aba ari icyihebe ariko kugira ngo haboneke umuntu ufite karite nk'iza Sam bishobora gutwara ikinyejana so my opinion igeze hano intare imbere ariko wakwatse inkunga abantu bakaguha mikoro ibintu uko bitahoze inkunga ya mbere ni ukureba iki kiganiro mikoro zibe nyinshi nyine ntabwo umuntu aba ari icyihebe kandi buri muntu agira umwihariko we kera sude hari abajyaga bamwigana umuntu ashobora kwigana ko Sam avuga hari umunyamakuru wa YouTube ujya wigana Yago nawe afite undi yiganye ariko nta muntu ushobora kwigana Yago kigana Sam mu mivugire ariko mu mikorere no muri mentalite mukaba mutandukanye rero uko mpeze reka tureke no gupfa niwe nagenda ahantu imyaka 3 hari ikintu cyinshi cyahungabana honese nta urambwira ko Patrick Habarugira ntacyo yasize muri Arabiya yes rero urugendo rwa Jarasi na Ferwafa nk'umuntu uba mu bantu bategura ingendo z'akazi za misi yose njyana ngeze kuri Ferwafa nanjye ntangira kandi ku kandi akantu ku kandi so rero ni kese yakomeje kuba nini cyane ni kese ivugwa mu buryo buzimije mbivuge gutyo ni kese ivugwamo amafi manini bivuge gutyo kugeza ubu ngubu uretse wenda ibyo Sam dutangarije Jean Paul nzi ko nubwo bwose uba mu butabera siporo ikurikirana hafi ikipe ufana by'umwihariko wenda yo singiye kwigaruka ariko nzi ko ukunda Amavubi ukunda no kuba uri mu match imwe cyangwa iyindi ibyo byose bikwemerera kuba umwe mu bantu bashobora kuba barakurikiranye iby'iyi case cyane cyane ko yanamaze kugera mu butabera SG yakurikiranywe yakozweho iperereza ari iwe mu rugo bamwe mu bavugwa kuri iyi dosiye barafunze haravugwamo ibyitwa ibifi binini haravugwamo politike haravugwamo guhuza imikino cyangwa se guhuza siporo na politike Jean Paul Nkundineza ku bwino bwawe cyangwa se donc ku makuru waduha ubizute cyangwa se ubiziho iki kugeza iyi saha niki kintu wabivugaho icyambere itariki ya 7 Nyakanga nabyukiye kwishyiramo ry'umupira w'amaguru w'u Rwanda ndashimira kugera kuri reception nyine uburyo bakira abantu baje kuri Ferwafa by'umwihariko kuva kuri gate amasura yacu abazwi umusekirite ntabwo yavuga ngo afite ukuntu bati ukabura umunyamakuru uri ugiye muri Ferwafa nahabyukiye ushaka kureba teamwork saa 2
ngewe nari mpari umusaza uri mu myaka 50 n'abanyakiriye kuri reception namubwira nti nje mu buvugizi bwa Ferwafa nkeneye amakuru atese ni Jules Karangwa simbizi dushaka umuvugizi bivuze iki bivuze ko perezida wa Ferwafa ashatse anabwira n'umukirina ngo muvugane mudamu wa mbere w'igikara mwiza ari mu bageze ku kazi bwa mbere aba muri federasiyo aba muri Ferwafa ariko umuresebusiyonisite arambwira ati nta wundi ati ni Jules Karangwa kandi ntabwo araza Jules yageze ku kazi nka 2:30 ndabwira ndagushaka nkeneye amakuru ese ko umuvugizi wungirije kubizi Jean Paul Jules twibutsa abanyarwanda ko yabaye umunyamakuru wa siporo igihe kirekire Jules Karangwa mbere yuko yimvamo ko ari n'umuvugizi wa Ferwafa wari umujyama abwira Jules ibintu ushaka ntabwo ari amakuru ya kijyama ni amakuru y'abanyamakuru tirindira esigi Muhire Henry yaje mu modoka nziza cyane atwawe n'umushoferi ivatiri 3:20 agataho timu ya JRC yose yarakererewe yahageze nka 3:00 nayo esigi turaziranye person amachess esigi ntabwo nababwira okay chess urayimpa ariko nkeneye amakuru sari ikintu waburira muri uru rugo no okay ikintu cya mbere ni amakuru ibinyamakuru byo mu Rwanda ubwo ndabwira abantu baba hanze iby'amashusho n'ibivuga n'ibiki igikorera kure cy'amashusho gikorera mu birometero nk'icumi cyangwa 12 uvuye aho Ferwafa ikorera ikibazo cyanjye cyarabazaga ngo kuki abanyamakuru bose bakora ibiganiro byibaza ku mikorere ya Ferwafa nta na kimwe cyaje kuri Ferwafa Fine FM iri muri metero 500 cyangwa mu kilometero kuki kibajije Samu onese nayabonye byo wagiye narayabonye namenye impamvu abanyamakuru bicara muri studio bakamanuka equipe ngabo Ruben eba nayimanuka kugira ngo ni nka Jules abafite amakuru kubera ko harimo abantu benshi ari abajyama ari n'umusore wambwiye yitwa Cantona ntabwo ari Cantona ni ashinzwe ibikoresho by'amavubi ni umukozi wa federasiyo uhoraho kare wambwiye ngo ari kuri ya muhungu n'indi abakozi bose bahariya bambonye twabonanye Jules ntabwo yavuga ibibazo byo muri Ferwafa hari umunyamabanga wa Ferwafa kandi ari itegeko riho kuvuga buryo umunyamabanga bari n'umuvugizi buriya na registre twajyaga tuvugana kenshi ari naryo kosa bivugwa ko umunyamabanga yakoze utararengaho agasinya mu izina rya perezida yasimbutse inzego umunyamabanga regari n'umukozi usinya se asinya n'umunyamabanga n'umukozi usanzwe ni nka Jules asinya buriya umunyamabanga ashobora no kurega inyandiko mpimbano byabaye ngombwa nyine biragoye kuvuga ku bantu muziranye Olivier ni umujyana uyu Henry Muhire radio yakoreye ni Flash FM n'abajyama okay ntacyo shingira ku byose mukarenza atangaje kugira ngo Jules avuge nuko umunyamabanga mwemera ariko umunyamabanga yamwemereye bya nyiraruresho ati vugane na Jean Paul wana Jules arambwira ati tugiye mu nama amakuru yabona saa 5 twahagumye ibyo twavuze babibonye ariko ikiriho abakozi ba Ferwafa uyu munsi bari mu rwijiji bari mu kwikekana bose wagira ngo umwe wagira ngo ni maneko wundi nyine nta muntu ushaka kuvuga nta muntu ushaka muri Ferwafa harimo igikuba nk'iyo bakubikiye umuntu ngo arapfuye ariko uwo mwanya mu masaha nk'abiri bakakubwira ngo runaka arapfuye hari igikuba n'urwijiji no kwikekana kimeze nko kumva inkuru y'umuntu upfuye ariko nta muntu mu by'ukuri ushaka kuvuga ariko nta wavuga muri Ferwafa nta muvugizi wa Ferwafa wavuga ibirenze ibyo Sama tubwiye icyo nakuye ni uko icya kabiri mutekereze ko nubwo perezida Olivier adahari harimo abantu bamuri inyuma hari abari inyuma ya SG kandi bose bakora muri team nicyo babonye
tekereza ko ari cyo gishobora kuba kiri gutera icyo kintu cy'urwikekwe kuba umwe ari SG undi ari perezida biragoye ko agaragaza febre none se Jules arajya kuvuga intege nke za perezida wa Ferwafa utaza ku kazi, arajya kuvuga intege nke za SG bose ari ababosi be. None se SG Muhire we arajya kumpa amakuru ari we mbaza, ari suspect. Kubura amakuru ntibya ofete, kubura amakuru muri Ferwafa nko kujya kwa Bamporiki ntumufotoye. Cyakora namubonye ntabwo afunze Muhire, namubonye ko byibura n'ikiganiro babonye cya mbere ntako tutari twagize nk'umunyamakuru. Ibyo nakoze bigarukira hariya, ibindi bizasanga mu nkiko. Nabwiye umuntu ngo njye simba muri showbiz, simba ariko kizaza mu nkiko apo power. Ni nko kuvuga ngo ugiye muri Nyabarongo ngo ingonera bikorageze intebe. Tugende. Hanyuma Jean Paul, reka tugende dusatira n'umusozo kuko byibuze dutanze n'umucyo, kuko wenda byibuze umunyamakuru wa siporo nawe yagize icyo abivugaho, ariko nk'umunyamakuru ndabizi uyibamo arengezemo, ahubwo nuko ntabigize umwuga nk'abasaba na groupe uyibamo se cyane. Na Tigos aracyayibamo, ajya kubona ushota umupira. na Tigos aracyayibamo. Ababa muri Aje Sport bose ntabwo bakina football. Naba muri Aje Sport bose n'abanyamakuru ba siporo ko ntibakina football. Ubusa zake ko ayibamo ariko arawutera arawuhamya. Nahinze ko kapitene wawe nawe ni Jato. Kapitene wo mu marine cyangwa wo mu ndege? Kapitene w'ikipe. Bagira ishya cyangwa dukuza. Biragaragara ko mbeshye. Niba utazi kapitene wa Aje Sport muri football ubu uyibamo? Nyibamo bazabihakane. Onese perezida wese butoye. Yego. Onese iyo twinjira ku mikino mpuzamahanga si urutonde rwa Aje Sport. None se ko ari ugenserereza uti no guteka imitwe ubu muri Aje Sport ubari inkuru za siporo ujya ubu nturi nka Tigos n'aba Mudenge. Oya nkorora umusekeye ibinyamakuru bito ako bitari bito nk'izina ahubwo bito mu bushobozi. Ubukora siporo ugakora ubuhinzi ugakora hari ubwo nk'umunyamakuru wa siporo yagendaga abantu ugasigara ubikora byose. Nka Jean Paul Nkurunziza yakoze ku Museke akora siporo, ahava atangiye kuzamuka ajya mu maradi ahasiga ngabona baraza arakamba yihirikira mu isango ntiyagaruka. Rero ntabwo wareka kwandika inkuru ya siporo ngo nuko atabonetse Ngabo cyangwa Jean Paul Nkurunziza. Urumva nkuko showbiz itahagarara kuko Joel adahari cyangwa se Jaras cyangwa se Bona. Rero ibinyamakuru bito yaburiye umunyamakuru wandika shano mu kompeta mwiza ntabwo ababajeri. Rero nuko nisanze muri siporo buriya no muri Ferwafa iyo accreditation zatanzwe ndayibona kubera yuko nyine siporo kuyikoraho n'ikisi. Siporo ni ukureba abashyitsi abari muri stade badasanzwe ugafata highlight hanyuma ugakora siporo nyine. So navugaga ngo aba bo muri Ferwafa bari gutinyana wagira ngo umwe n'imaniko wundi, nuko bidashoboka. Ubundi abantu Safe Blatter yarezwe ruswa no kunyereza umutungo wa FIFA, nta kindi. Ferwafa ni amafaranga n'izo komisiyo zibamo mbona ubushinjacyaha na RIB. Aba bantu bakurikiranweho ibintu by'inyandiko mpimbano zigamije indonyi bo muri Ferwafa n'abazaza bazagera bashyirwa mu cyiciro cy'abantu banyereza umutungo w'igihugu. Ariko se ko amafaranga ya Ferwafa menshi ari inkunga kandi FIFA nta nubwo yanyuza muri leta, icyo kibazo gikomeye. Ubundi bakarezwa ibyaha byo kumunga umutungo, kabasi tuvuga umutungo bajya baregwa ibyaha byitwa kumunga umutungo. Ni kesa n'ubundi ikomereje mu butabera. Impamvu uvuga ko ikomereje mu butabera nuko hari bamwe nkuko Sam Karenzi yabimentioninze, hari abagomba kuburana barasubikirwa bazaburana kuwa kabiri. Nzeyimana na Java. Okay. Dusoza niki twakwizeza abanyarwanda wenda kuri no case nk'umuntu uba mu butabera? Twakwizeza abanyarwanda ko abantu bari kuburana ifunga n'ifungurwa
uyu munsi ntabwo baburanye kuko abavoka babo bagitegura dosiye, ariko kandi tuzandikira urukiko ruburanisha aba bagabo, tuzabakurikirana. Ibyo bazavuga bazabyumva mu mvugo, keretse nibanga ko tubafotorana uburenganzira bwabo nabwo no tubafata amajwi ababuranyi, ariko amafoto byo tuzabapyatura. Bazababona sha ni inshuti yanjye Feregisi Javasi sinanamuzi, inshuti ngira mu basifuzi ni Salima Mukasanga Shushu be. Ega umenyana n'abantu bakomeye gusa. Oya ni umukobwa. Kuri buri rwego kandi. Salima ni umukobwa. Salima ni umukobwa na Cucuri turaziranye, wa musifuzi wabonye mu gitondo aruje kuri Federation muri siporo, ariko Javasi simuzi, ariko niyo nabamuzi ko Feregisi ni inshuti yanjye, ntabwo namufotora. Nimbura ishusho nzabona ifoto, nimbura inda nzica umujyi, ariko tubizeze ko bazamenya ibyakorewe muri. Kandi noneho aba bantu barafungwa ku nkomoko yo muri Ferwafa. Nka Feregisi ushinzwe amarushanwa ashobora guhirikiramo Olivier, agahirikiramo Yesi, agahirikiramo Bajire Evan, urubanza rukaba gatogo. Banezuze ko abantu bose bazajya bishyiraho ibyaha nka Jado Castar. Arle Castar yemeye ibyaha byose, n'ibyo ministeri yakoze arabyemera, ni byose ahabwa amezi 8 kuko ataguye urukiko, ariko siko bose nta muburanyi, ntafite abavoka bamwe, ibintu byose bizajya ku murongo. Abakunzi ba Jaras, abanyarwanda, abakurikira ururimi rw'ikinyarwanda, inshuti za Jaras bemeye kuba akadasohoka kuri iyi sheni, bazamenya ibintu byo muri Ferwafa biciye muri Felix na Java mu rubanza bafite ku wa kabiri ubwo ruzasubukurwa. Nizere ko iki kiganiro kitazageza ku wa kabiri kitaraca, ndabaza ntacyo. Reka dusoreze ahangaha, abadukurikiye tubifurize weekend nziza, ariko tunabasabe gukora subscribe abadukurikiye bari live, kuko ni byiza tubane community bene neza bajya babivuga. Aho nambaye naye bankebure, barabivuze ejo bundi wambaye agashati ka fresh, n'uyu munsi wambaye agakote keza. erega munyamakuru ako ibintu byanyu muza mwambaye se mpamvu utagaragara kenshi. Ntabwo uri umuhungu mubi, niyo waje mbona hagataho nubwa mbere narebye ikiganiro cyawe ndakirangiza. uri se njya nkureba man nanjye mureba ndi kukweditinga sha prestation kabisa. Nyine hari ukuntu wavuze ibintu bya Bijou utamukomerekeje, niba ari ukubana nanjye kenshi maze kumenya ntugihubuka ku mategeko, uravuga uti Bijou ajyanye mu nkiko. N'ubwa mbere narebye ikiganiro ndakirangiza cyawe, ubundi ndireba kugira ngo utaba wanyuburiye, ndabizi uri ahantu hose hangushamo untamo ahandi ukankata vraiment. Dusoreze mu tuntu n'utuntu. Bijou atuye he niba uhazi? Oya wiseka, wamenye wavuze igifunguzo. Oya mbabarira, urumva ntabwo atuye Gisenyi. Oya Bijou ndi mubi. Bijou narakirebye uri umugome. Bijou nka Bijou akwaza baza buri koko wawe. Okay, mufite uri ruhari cyo tubajira amazani bu muri bamenya we. Simbizi ariko nyine uzeraje umenye kwa Bijou tumusure. Ntabwo tutegereje ko adusanga, adusanze twabona ibyo twishyura. Bijou amubwira ngo anywe fanta, aje muri Abane. Bijou nta kofi ifite, tuzagusura utwakire twiganirire. Ariko uyu muhungu ikiganiro yakoze, urabona ari yarahuranyaga habomora. Noneho wowe nkabona uri kugenda ngo yikijweho. Hari amatitire iyo abantu bareba Jaras, aya matitire y'iri bandi ngo yikijweho. Nta titire nkora, urumva nta titire nkora ngo yikijweho, ngo yavuze ngo nashaka pe, ngo anapfuye ngo nta kibazo, ngo niyo navuga ibintu niwe ugenda atwegeka. Ariko ejo bundi vraiment wakoze ikiganiro cyiza. Hari umugore nahaye Chess mu kiganiro aramubonye, urababwa. Wakoze ikiganiro cyiza kuri Bijou kitagamije abakireba, kitagamije views, kigamije uziko Bijou sinjya ajya muri showbiz, narabivuze. Ofete
hari abakobwa barongorwa bashaka viza, bagera i Burayi abatipe babarongoye bati barakubeshye. Biju urugo rwe ruse yashakaga iki kuri uyu mwuzukuru wa Sentore? ese we nta bwino ufiteho? Ndi kugikurura ikintu yashakaga, kuko ngendera ku mategeko. Niba koko yarakoze ubukwe adaciye mu murenge, aho gukora ubukwe udaciye, aho kujya mu kiliziya ugasabwa ntujye mu murenge, wajya mu murenge ukajya na resebusiyo ugataha. Kuko ubwo bukwe bubiri bw'umuco ngo ni okay, muri Amerika nta doti ibayo. Ufata nk'ishati, uzanyemo ingingo ikurengera. ufata nk'ishati ukayishyira sobo ukamubwira ngo warakoze kubyara umwana, umuha gift. Church muri Amerika irakomeye, kuko hari n'ahantu ujya kwaka akazi bakakwaka recommendation ya church ubamo. Mu bihugu bya Afurika okay, muri Kenya, Tanzania, Uganda, Commonwealth, ibihugu byakoreshejwe n'Abongereza, nta mirenge ibamo. Ibihugu bivuga icyongereza, ako kantu ujye umenya kugakosora reka. Cyitwa ibihugu bivuga icyongereza. Byakoreshejwe nande? Ubuso u Rwanda rwakoreshejwe n'Ubwongereza. Natwe twarasabye tujya kumugereka. Kuseka se hari imyaka 20 tumaze. Ugere kuyoboye. Training urubuga rw'ababesto wawe ukiza kuko cyomwero bakaza bakakwiba koko bakanywa. None se na Gabon niba yaremerewe na Togo umwaka utaha yenda ribongo azawuyobora nyuma y'imyaka 2 ya Perezida Kagame, bivuze iki? Nukwereka ko natwe turabana nk'abandi, tusogongere ku mbuto za cogamo, twumva uburyo kuyobora cogamo bimera. Rero ntabwo nta bintu bidasanzwe. Cyakora u Rwanda rushobora gukomera amategeko n'ibindi, kuba dufite francophone tukagira commonwealth, umuntu perfect. Naho rero ubukwe bwa Biju Sentore ndeharya ari Lionel ni bandi, Biju nawe ni bandi, ni ubukwe bw'abesikoro man. Okay mubwire tuzabyitseho kose kamana nugaruka mu kiganiro ngo ubukwe bw'amabandi. Biju mwamuteye imijugujugu ariko na Lionel ni bandi, urwana rw'ejo man. Lionel na Sentore aramuruta, Jira aramuruta, ni urwana doka. Batashye bava i Burundi ejo bundi ari uruhinja, atangiye ibintu byo kurongora, wasanga afite nawe n'uruzungu. Umwe muri bo yari kuzakwepa undi Burayi. Ahubwo Imana ikumira icyaha. Banza n'ibintu bidafite n'umunyu n'urusenda. Muri Abani ni wowe uri kubwirwa uri kuri esikariye kandi ntibizavemo ibintu uzanye tutaza. Agiye kuzana ibindi rega n'agasarade. Kubona umuterankunga w'iki gikorwa ni Keje. Ibintu biramvugira mu nda. Umva wibuka umunyu n'urusenda na ketchup n'utundi tuntu kuko ibindi bihenze. Ibiryo okay. Dusoza ikiganiro. Reka tugeze. Noneho navugaga ko ubukwe bwo mu kwa mbere bugasenyuka mu mezi 5 ane. Ni ubukwe bw'amabandi. Bizavamo iki? Ubundi ntabwo amadini yajyaga byitaho, ariko bazajya baka iriya certificate y'umurenge. Nubwo tuvuga ngo ibihugu bivuga icyongereza ntabwo bigira umurenge, inzego z'ibanze ziba zabahaye go ahead. Niyo mpamvu nzanikorera umurenge wonyine. Cyo tubyihorera ariko urakoze. Urakoze. Ariko ako kantu ntikavemo. Aba bana ni amabandi, ari Biju ni ibandi, Sentore ni ibandi. Ububandi bwabo nzabuvuga mu kiganiro cy'umwihariko. Ndavuga ngo niba ibi Kandi wabona ufite ubwiruka buri guceceka. Oya ntabwo none se niba atari amabandi bari bakinishaga abasaza. Erega mva ngo ubwire. Nubwo bwari muri Covid babutashye kuri YouTube. Man, Sentore yavuye hanze. Bafite imiryango.
ntabwo Sentore ari incike, ni umwuzukuru wa Sentore nawe ushaje ejo bundi. Nabonye ubukwe bwabo bwari burusiri muri nubwo bavuga ngo bwari buhenze koma amafaranga, ariko bwari burimo n'abantu bakuru. Sinkuramo se agakote kubera iki? Ndi kugenda nkabwira abantu nagiye muri EABC, ndifuza ko nituzajya dukora amayiveti muzajya mumpa umunyamakuru. Ibintu donc iyo uri gukora ibintu binini ushaka abantu bakure kandi ugaragara nk'umuntu mukuru. Ibiganiro bya Jairus Official nakagaruka, bene Sentore umuco ni uturanga mu muryango, ariko kandi nabo kuri parikingi ni babi. Imana ibarende mwese. Ni nkawe. Sawa.